Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima rivuga ngo gusenga guhindura indagu z'abatwanga ubusa, zihindura imigambi y'abagome n'abatugenza n'abaduhiga ubusa. Reka dusome muri Esiteri ibice bitatu. Turasoma duhereye ku murongo waho wa gatatu. Bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati, niki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Bakomeza kumuhana uko bukeye, atabyumviye babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi, kuko yari yireguje ko ari Umuyuda. Hamani abonye yuko Moridekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane, abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura Abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari bo bwoko bwa Moridekayi. Maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puti imbere ya Hamani. Baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana, bageza mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Hanyuma Hamani abwira umwami ati, Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatataniye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ay'ayandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umwami arabishima. Umwami nabishima, iteka ricibwe baryandike uko barimburwa. Nanjye nzatanga italanto z'ifeza inzovu, nzihe abanyabintu b'umwami babishyire mu bikobwe. Nuko umwami yambura impeta ku rutoki ayiha Hamani mwene Hamedata Umwagagi, umwami w'Abayuda. Umwami abwira Hamani ati, ifeza uzihamanire, kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugire uko ushaka. Twongere dusome nanone mu bice 9 duhere ku murongo wa mbere. Haravuze ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ntihabwe icyubahiro. Muri aya magambo dusomye ni amagambo agaragaza ibihe bitari byiza ubwoko bwa Isiraheli bwagiriye mu bunyage, cyangwa se mu bihugu bari baratataniyemo ubwo bavanwaga mu gihugu cyabo cy'amasezerano bakajyanwa i Babuloni. Bagezeyo bahagiriye ibihe bitandukanye by'ubuzima nk'abantu batari iwabo. Iyo umuntu atari iwabo aba atari iwabo rwose. Nubwo wakora, nubwo wagira gute, usanga abanyagihugu nyine bakubara nk'umuntu waje kubavundira. Usanga hari imyiyenzo y'uburyo butari bumwe yo kwiyenzaho. Muri make, iyo umuntu atari iwabo ntabwo aba ari iwabo. Abanyarwanda baciye umugani uvuga ngo umwana uri iwabo avuna umuheha akiyongeza undi. Ntabwo wavuna umuheha wo mu rugo rw'abandi, ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo rero muri ibyo bihe baje kugira ikibazo gikomeye cyane cyo kwangwa. Ariko hari akantu kamwe ashaka gushimangira gakomeye. Nubwo batari iwabo, bari barakomeje imigenzo y'iwabo. Haleluya. Bari barakomeje imigenzo y'iwabo. Imigenzo y'iwabo n'amategeko y'iwabo n'imyifatire y'iwabo nizo bari baragumanye. Imico y'iwabo barayigumanye, ntibayitaye. Haleluya. Hato uko biri kose, twe tuzi Imana. Imana yacu ibana natwe. Imana yaturinze, Imana yatugiriye neza,
Imana yavuganye natwe, dufite amasezerano, hari ibyo twavuganye n'Imana nubwo turi mu bibazo. Haleluya. Nubwo twahuye n'akaga, nubwo twanyazwe, nubwo turi mu gihugu kitari icyacu, nubwo tudafite ijambo rihagije aha hantu, ariko uko biri kose twe tuzi ko dufite Imana yacu yaturengera. Baguma muri ayo maprincipe, bayahagararamwo, bavuga uko biri kose tuzakomeza twinginga Imana, tuzakomeza dusenge, tuzakomeza dutakira Imana, kandi ntabwo tuzayihemukira, ntabwo tuzakora ibyaha, ntabwo tuzayicumuraho. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Hari abantu benshi babona bari ahantu batazwi, ugasanga batangiye kwifata ukundi, bagatangira guhinduka, bagakora ibyabaho bo basanze bakora, bakaba ariko bakora. Imana idufasha kandi nitugirire neza. Rero ibyo byari biri mu mategeko babwiwe ko badakwiye kuzifata nk'abanyamahanga baturanye nabo, badakwiye kuzifata nk'abandi bantu abo ari bo bose, bari bafite umwifato w'umwihariko wo kubaha Imana. Haleluya. Ubwo ni ubuzima bwiza abantu b'Imana tubamo, abantu b'Imana duhagararamo, abantu b'Imana dukoreramo, aho twaba turi hose ubuzima bugakomeza. Yesu ashimwe cyane. Nubwo twagira abanzi, kuko Imana ni Imana ya hose, ni Imana ya bose, ni Imana izi byose. Iyo wakomeje kuyubahira n'ahantu bikomeye, n'ahantu bitoroshye ko kubaha Imana byakunda, hari ahantu umuntu agera, hari ahantu umuntu aba ari, kubaha Imana ukabona biroroshye, ukabona birakunda rwose, ariko hakaba n'ahandi ugera ukabona ntabwo bisa nk'ibyoroshye bitewe n'amategeko yaho. Murabizi uburyo ba Daniyeli nabo bagerageje kubaha Imana, barahawe amategeko, barashyiriweho imisengere, imyizerere, inyigisho, amahame, amategeko, ariko oya, ntabwo twebwe tuzagendera mu bintu byanyu. Haleluya. Tuzakomeza kubaha Imana. Iki gihe rero cya ba Moridekayi nabo bari barafashe umwanzuro ukomeye, bati uko biri kose Imana yo kubahwa, Imana yo gusengwa, Imana yo gukorera turayizi, nta bintu byo gutambika ibirenge, nta bintu byo guca inyuma. Abo rero, haleluya, bagiye bagira amateka akomeye yandikwa. Imana ishimwe, bakora ibintu bidasanzwe, Imana irabashyigikira, Imana igakiza igihugu, Imana igakuraho akaga, Imana igahindura ubusa imigambi ya Satani, Imana igahindura ubusa ubugome bw'umwanzi mu buryo butandukanye, mu bihe bitandukanye. Uwiteka akigaragaza, akagaragaza icyubahiro cye. Imana ishimwe. Muribuka uburyo ba Saduraka na Meshaki na Abedinego bagaragaje Imana, Imana ikigaragaza kuri bo, izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Ba Daniyeli murabizi uburyo bubahishije Imana hariya, bariya bari abantu bafite amategeko y'Imana mu mitima yabo. Imana nisingizwe, Imana nihimbazwe. Hanyuma rero muri ibyo bihe bikomeye twavuze, iki gihe cya Moridekayi ndetse n'Abayuda bari hariya i Babuloni, baje kugira ikibazo gikomeye cyane giturutse kuri uwo mwifato, uwo mwifato wo kudasenga Imana z'Abanyababuloniya, uwo mwifato wo kutagendera mu mico y'Abanyababuloniya, uwo mwifato mwiza wo kugundira Imana mu gihe cy'ibibazo waje kurya bamwe. Baravuga ati uko biri kose ntabwo byumvikana kubona umuntu acanga ukomeye w'umunyacyubahiro nka Hamani. Abantu bose bakaba babizi neza ko umwami yamuhaye ubutware, ko abantu bose bagomba kumwubararira bakikubita hasi imbere ye, ariko uyu muntu akaba yaranze. Ngo bagerageza kumubaza ibyo, aravuga ati jyewe ndi Umuyuda, jyewe nubaha Imana, ntabwo njya nubararira umuntu. Haleluya. Reka mbabwire abantu b'Imana, ni ukuri birakwiye ko aho turi hose dukwiye kugaragaza Imana, izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro, abantu bakabona ineza y'Imana ku buzima bwacu, abantu bakamenya Imana. Hagati ati genda Umuyuda nubaha Imana, abo bapagani abahamiriza Imana. Imana idufashe. Hari abantu bagera ahantu ugasanga barashaka guhisha imyizerere yabo, ntibashaka kuyigaragaza, ngo ahari badasekwa, ngo ahari badahinyuka, cyangwa se babone uburyo bwo kugera ku byo bifuza, babone iterambere ry'aho hantu, babone imibereho y'aho hantu, babone ubuzima bw'aho hantu, ariko bahishe imyizerere yabo. Kandi ugasanga barashaka gukorera Imana mu buryo bw'impfunyapfunyo, bihisha ukuntu badashaka. Umukristo muzima agaragaza Imana, akerura ibyiringiro bye imbere y'abapagani. Nuko ngo birakomera cyane, babibwira Hamani bati wa muntu twamenye ibye ngo ni Umuyuda, ntashaka kukubaha, ntashaka kukubararira. Nuko ngo Hamani ararakara, aravuga ati uko biri kose ntabwo nakwica Moridekayi wenyine ngo numve nguwe neza. Icyaba cyiza ni uko nakwica ubwo bwoko bw'Abayuda bwose.
ategura amatariki rero, ategura amatariki ategura amatariki yo kuzarimbura bwa bwoko bw'abayuda bose. Imana itugire neza cyane. Itariki 15 z'ukwezi kwa 12 muri uwo mwaka aravuga ati ubu ngubu uko bimeze nzarimbura. Arangije ariko aravuga ati uko biri kose ntabwo nahagurukira ubwo bwoko ntabanje gushaka intsinzi, ntabanje kumenya neza ko imana zacu zibishyigikiye. Afata gahunda yo kuraguza, bahera ngo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere baraguza kugeza ku itariki barangiza umwaka. Niko biriya yavuze ko baraguje umwaka, kandi baraguzaga buri munsi, niko Bibiliya yavuze. Buri munsi iminsi 365 bayimaze baraguza, indagu zose zigenda zigwa ati ubwo bwoko muzabuhonyore, murabuhawe, turabubahaye, muzabugenze uko mushaka, nta kibakingira bufite. Imana itugire neza cyane. Indagu zose zari zemeje ko abayuda bagomba gupfa. Indagu zose, buri ndagu yose, buri kigirwamana cyose kikavuga ati abayuda barapfuye, abayuda barapfuye, gahunda ni ugupfa, nta jambo bafite, nta kibakingira bafite. Imana itugire neza cyane. Indagu zose zemeza ko abayuda gahunda ari ugupfa, niko indagu zose zemeje. Bibiliya yavuze ngo Bibiliya yatubwiye ngo maze mu mwaka wa 12 wo ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puti imbere ya Hamani. Baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikiranye, bageza mu kwezi kwa 12. Urumva ko baraguje umwaka. Indagu zose nk'uko ndi kubibabwira zivuga ati ndabubahaye, Imana ndabubahaye. Imana y'amajyepfo abayuda bapfa, iyo mu burasirazuba abayuda bapfa, iyo mu burengerazuba abayuda bapfa, iyo mu murwa abayuda bapfa, iyo mu majyaruguru abayuda bapfa, izo mu tugari n'imirenge abayuda bapfa, izo mu midugudu abayuda bapfa, izo mu masibo abayuda bapfa, izo abantu bifitiye mu ngo zabo. Buri mana zose uko zanganaga barazihetura. Abapfumu bazo batanga umuti uvuga ngo abayuda bagomba gupfa. Hanyuma Hamani arangije kuraguza neza, yicara kuri icyo cyizere cy'izo mana zamubwiye yuko abayuda bagomba gupfa, aravuga ati ngiye gukora gahunda yanjye. Ategura umushinga, abigeza ku mwami, ndetse umwami nawe aramubwira ati urabuhawe, ugende ubugenze uko ushaka. Reka mbabwire, ntabwo Satani azatubonaho uburenganzira 100% Kristo agihari, ntabwo bishoboka. Twebwe dufite ibyiringiro by'uko mu gusenga harimo izindi mbaraga zibasha guhindura ubusa. Imana ishimwe, zahindura ubusa imigambi ya Satani, zahindura ubusa ubugome bw'umwanzi, zahindura ubusa uburiganya bw'abadayimoni, zahindura ubusa imikorere y'umubisha. Ni ukuri ngibyo byose, nubwo imana zose zari zabyemeje, umwami nawe akabyemeza agateraho kashe, ibyo mu ijuru ntabwo bari babyemeje. Ndagira nkubwire ko abantu bashobora kwemeza ibintu, inama ya guverinoma ikicara ikemeza ibintu ku buzima bwawe. Imana itugire neza cyane. Abakomeye bagaterana uburyo butandukanye. Reka sinakubwira, niyo yaba inama ya ONU ishobora guterana ikavuga ngo turashaka ko ibintu bigenda gutya, ariko mu ijuru bakavuga ngo twebwe si uko tubishaka. Uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo byose ntabwo byigeze bigira agaciro namba, kuko abayuda ngo bamenye ayo makuru. Buriya hari ukuntu abubaha Imana bakorana nijoro mu isi y'umwuka. Haleluya. Abubaha Imana bafite ukuntu bakorana nijoro mu isi y'umwuka. Konegisiyo yahise ifunguka. Imana ishimwe, muri ibyo bihe konegisiyo yo gusenga irafunguka ku bayuda bose, n'abanyantege nkeya, n'abadaheruka amasengesho, n'abasigaye basenga basinzira, n'abari bamaze iminsi barasubiye inyuma, n'abari baraguye bose. Reka nkubwire, buriya wamenye Imana, hari imbaraga zikubatura mu bihe, hari imbaraga zigukangura mu bihe, hari imbaraga ziguhagurutsa mu bihe. Haleluya. Kuko bari bumvise ko bageze mu kaga, barabata uko biri kose ni ugukanguka. Moridekayi
na Esiteri wari umugore w'umwami muri icyo gihe, nawe bose ngo arasenga n'abaja be, na Moridekayi nawe arasenga n'abagaragu be bagenzi be. Abayuda bose aho barabana n'abagore, abasore n'abakobwa, abagabo n'abagore, buri muntu wese ahantu ari, ngo bafata igihe cyo gusenga, n'abasaza n'abakecuru, ijambo rimwe gusa, mu murongo umwe gusa, babwira Imana ngo Mana, wabishaka wahindura imigambi y'indagu zose zahanuye yuko tuzapfa, wahindura gahunda z'amakashe y'umwami yateye ku mpapuro zitwicisha ku itariki 15 z'ukwa 12, wa lazolandi salamando odiste kelevaisiri mandrome. Haleluya. Babwira Imana ngo nubishaka uhindura ubusa iyo migambi uyiburizemwo. Reka nkubwire, gusenga gushobora kuburizamo ubugome bw'abadayimoni, gushobora kuburizamo inama mbi ku buzima bwawe, gushobora kuburizamo uburiganya bw'umwanzi ku buzima bwawe. Gusenga kwahindura ubusa imyanzuro ikomeye iri ku rwego rw'igihugu, iri ku rwego rw'isi, ifatiwe itorero, ifatiwe abizera, ifatiwe abantu bubaha Imana. Gusenga kwabihindura. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya tubwira ngo bafata ibihe byo gusenga. Ayo ni amagambo twese tuzi, iyo ni inkuru tuzi kandi twiringira ko ari ukuri, kuko zarabaye. Abisiraheli babonye gutabarwa. Twasomye rero mu bice 9, ijambo ryatubwiye ngo tariki 15 z'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, ngo nibwo itegeko n'iteka ryo kwica Abayuda ryagombaga gusohozwa. Bibiliya yavuze ngo ariko birahinduka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ahantu uri zamurira ibiganza Imana, ahantu uri uzamurira ibiganza Imana kubwira ijambo. Biravuze ngo ariko birahinduka, Abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Niwumva ukuntu Imana ikora ku munota wa nyuma. Imana ishimwe, ngo ariko birahinduka, Abayuda baba baribo bagira ububasha ku banzi babo. Gusenga gushobora guhindura imigambi mibi yari iri ku buzima bwawe, ikagenda ikaba ku bari bagufitiye iyo migambi mibi, abari bashatse kukugirira nabi. Murabizi rwose. Imana ishimwe cyane. Imigambi mibi igakubitwa hasi. Imigambi mibi igahinduka ubusa. Imigambi y'abadayimoni igafata ubusa. Haleluya. Indagu z'abarozi, abarara bacuragura, abarara baraguza, abadasinzira, abarara bohohera, abarara batongera, abatongera abana bawe, abatongera umugabo wawe, abatongera urugo rwawe, abarara bacuragura, abohereza ibintu, abatega mu nzira aho unyura. Ibyo byose gusenga kubihindura ubusa. Abantu bakazategereza ko upfa bagaheba, abantu bakazategereza ko uhinyuka bagaheba, abantu bakazajya bumirwa gusa, bakabata uko biri kose. Aba ni abantu twibeshyeho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Byatangaje Hamani kubona umuntu yibwiraga ko ari buze gushyira ku giti amubambye. Niba hari ikintu cyatangaje Hamani, ni ukumubona arimo atembera mu mujyi Ishushani ari ku ifarashi, ndetse kandi Hamani wagombaga kuza kumumanika kuri iyo tariki, kuri uwo munsi ari uri nk'umutembereza umujyi, agenda avuga ati nguko uko bazajya bagenza umuntu umwami yubashye, umuntu umwami akunze. Ndahanurira ubuzima bwawe ngo wakire impinduka, igitangaza kivuye mu gusenga. Imigambi ya Satani ifasha ubusa, imigambi y'abagome ifasha ubusa, indagu z'abaraguza zifasha ubusa, imikorere y'abarozi ifasha ubusa. Ubu n'ubuhanuzi butavangiye buvuye mu ijambo ry'Imana, n'ubuhanuzi butavangiye buvuye mu ijambo ry'Imana. Ndukubwiza ukuri, bifasha ubusa, bihindutse ubusa mu izina rya Yesu. Nuko haleluya. Nawe uzumve, reba Moridekayi ku ifarashi n'imyenda y'umwami n'impeta y'umwami, arimo atembera umujyi. Haleluya. Hamani nawe yakotsoye na mikorofone ziriya za ransevuwa,
agenda aboroga avuza induru kuva mu gitondo, televiziyo, ikamera, reka se nakubwire radiyo zose zimwe zafashe amakuru, barimo bamubaza ati ese Muhamani urumva umeze utati? Birakomeye, tuyu ni umuntu ukomeye, nyamuneka mujye mumwubaha. kandi mu mutima we arabizi ko iwe hari hamanutse uruti rwa metero zingahe rwo kuza kumushitaho. Imana itugire neza cyane. Biratangaje cyane kubona igiti Moridekayi yagombaga gushyirwaho ari we wakigiyeho, we n'umugore we n'abana be bose. Niba muzi uburyo burusheti bazitunga ku mushito, ubanza ari aho babikuye, babatunze ku mushito. Habanza Hamani, hakurikiraho umugore we, hakurikiraho abana be bose. Niko biritubwira. Ndagira ngo mbabwire ngo gusenga guhindura indago, gusenga guhindura imigambi, gusenga guhindura amategeko, gusenga gukuraho ubugome ku bantu b'Imana, abantu bakidegembya bakagubwa neza. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero muri aka kanya nkubwire yuko Imana iri kumwe nawe mu bihe urimo. Imana iri kumwe nawe mu bihe urimo. Ibihe murimo munyuramwo Imana irabizi. Intambara muri mwo mucamwo Imana irabizi. Kuzutaguzwa muri mwo muzutaguzwa Imana irakuzi. Nukomere wowe, fata ibihe byo gusenga, wowe ongera ibihe byo gusenga, zamura amasengesho ahantu uri, kandi usaba Imana kugira ngo ikugire neza, ikurengere, igukize igisuzuguro Satani yenda gushyira ku buzima bwawe. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo dusengere ijambo ry'Imana, kandi nizeye neza ko buri muntu wese, baba bari hano, babaza kuhagera, namwe mwese muza kugubwa neza, muza gufashwa n'ijambo ry'Imana Imana idushyize ku mutima muri iki gitondo. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, tugushimiye ijambo ryawe ryiza duhawe, twumvise ry'ubugingo, ridushyigikiye, ritwereka neza yuko gusenga atari uguhamba imbwa, gusenga atari ugushingirira amashu, gusenga kubitsa imbaraga zikomeye cyane, gusenga gukungahaye mwo byose, ko abantu basenga bajya bakira gutsinda no kugera kure mu bihe byabo byo gusenga, no kwakira imigisha y'ikirenga, no kwakira kugubwa neza, no kwakira amahoro mu gihe bari bateganyirijwe amakuba, ndetse Satani yibwira ko bafite rwose. Ndasenze rero kugira ngo buri muntu wese umuhe imbaraga zo gusenga, kandi ibihe arimo ahagararane nawe. Umucyo w'Imana umurikira intambwe ze. Urakoze Mana, komeza kutwitaho, komeza kuduha umugisha mu ijambo ryawe, komeza kudufasha, komeza kudushyigikira uyu munsi turi imbere yawe, komeze kutwitaho, komeze kutwireka, gusenga kwacu kukugereho. Mu izina rya Yesu twakire umugisha uturuka kuri wowe. Urakoze cyane ko ubyumvise, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.